yewe Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara. Nyakwigendera Landres Landwari waririmbye Karori nkunda, indirimbo benshi bakunze kwita Karori inshuti yanjye, ni umwe mu bahanzi bo hambere bazamuriye impano yabo mu kigo cyitaga ku bafite ubumuga cya Gatagara, ahahoze ari muri prefecture ya Gitarama uburi mu karere ka Nyanza. Kimwe na bagenzi be barurungano barimo Twagirayezu Cassian, Gakuba Joseph, Ngarambe François na Sekimonyo Emmanuel, Landres Landwari nawe yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere muzika yo mu bwoko bwa solo, ni ukuvuga aho umuhanzi aririmba ari wenyine akanicurangira, ariko hari igihe yanyuzagamo akaririmbana na bagenzi be. Urugero nko mu ndirimbo yitwa Muhoza wanjye ya Twagirayezu Cassian, aho wumvamo amajwi ya bombi. Mushiki wa Landres witwa Mukayisire Benilde mu kiganiro Nyiringanzo kuri Keti Radio yaduhishuriye ko indirimbo Karori nkunda yayihimbiye mukuru we witwaga Ndarasi Andre, wari warahunze mu 1973. Amaze kwirukanwa mu ishuri ry'Ikabgayi aho yigaga icyo gihe, habaye nyine ivangura ry'abanyeshuri b'abatutsi. Andre nawe yirukanwamo muri uwo mwaka wa 73. Hanyuma ajya i Burundi, asangayo ababyeyi ba mama n'abavandimwe ba mama nabo bari barahungiyeyo muri 59. Andre abasha gukomereza y'amashuri ye. Nkeka ko iriya ndirimbo ya Karori nkunda ariyo yahimbiwe na Landres Landwari nk'umuvandimwe we. Nimpamusurwenya n'indahiro y'ubumwe. Landres Landwari yari afite umwihariko w'indirimbo zituje kandi zifite ubutumwa bwimbitse. Muri zo twavuga nka Karori nkunda, Indahiro y'ubumwe, Urukundo rudacogora, Amafaranga, Ngukunde nte, Umutarutwa n'izindi. Landres yavukiye mu gace bitaga Joma mu Bunyambiriri, ahahoze ari muri prefecture ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Yavutse mu 1957, avuka ari uwa kane mu bana 10, ariko hasigaye 2 gusa. Landres yicanywe n'ababyeyi be bombi n'abavandimwe 7 muri jenoside yakorewe abatutsi muri 94. Hasigara abakobwa 2 ari bo Mukayirere Edith na Mukayisire Benilde, watuganiriye birambuye kuri nyakwigendera, anaboneraho kuvuga icyo atekereza ku basubiramo indirimbo z'umuvandimwe we. Byinshi kuri nyakwigendera Landres Landwari wabisanga mu kiganiro Nyiringanzo kuri YouTube ya Keti Radio, ukandikamo impamvu Landres Landwari yaririmbye Karori inshuti yanjye y'amagara.